guhaye ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe. Iki ni cyo gihe ngo tugiye tubana amakuru meza agiye atandukanye, hit after hit, hit after hit. Tuvuga ngo ikirura gikuru huha. Aka kanya tuvugana uwo wita Juno Kizigenza asohoye indirimbo bita Ntaribi. Indirimbo ubona ko ikoze neza, yakozwe na producer Ere, nubwo tuvugana aka kanya aherereye muri Amerika, ariko niwe wakoze kuri iyi ndirimbo ya Juno Kizigenza. Ubona ko ari indirimbo iteguye. Murabizi Juno Kizigenza ni umuntu ukunda gukora ibintu bifite karite, ibintu biteguye neza, ubwo rimwe na rimwe bitinda ariko bikaza ari ibintu bimeze neza, bimeze sawa kabisa. Ari indirimbo ihita yuzuza miliyoni views. Ese wowe ugendeye kuri iyi ndirimbo Ntaribi ya Juno Kizigenza, uri kubona ko iyi ndirimbo izuzuza miliyoni views, cyangwa se uri kubona indirimbo izaba flop? Ni indirimbo asohoye muri sama, abantu barimo binjoyinga sama, ubona ko ubushyuhe ari danje, ibintu byose birakaze, ariko ahise avuga ati kamba kubite bang kamba kubite hit after hit, ubundi turebe ukuntu ibintu biza kuba bimeze. Juno Kizigenza yaramaze iminsi yihishe, ubona ko ari ibintu ahugiyemo, ubona ko atari kugaragara ku social media, atari gusohora indirimbo, ariko asohoye indirimbo mu gihe cyiza. Iyi ndirimbo isohotse tukiri mu bintu buriya nka kuno twari tumaze iminsi mu cyumweru, muri bino byumweru hafi 2 cyangwa 3 turi kuvuga kuri Kagarara. Abantu bose aba influencer bose bari kuvuga kuri Kagarara, abanyamakuru bari kuvuga kuri Kagarara, abaminisitiri, abantu bose nyine umva ari we bari kuvuga. Uramutse usohoyemo bomba ako kanya, niba bayikoresheje miliyoni 100, niba bayikoranye na Diamond, nta muntu n'umwe wayumva. Bisaba ngo ubanze focus, ngo umenye ngo ese koko iyi ndirimbo ngiye gukora abantu bafite umwanya wo kuyumva cyangwa nta mwanya bafite. Reka mbe mbaretse banze bahuguke. Iki cyari igihe cyiza, cyari igihe cyo gusohora indirimbo nk'iriya. Ubona ko abantu bari bamukumbuye, abantu bari bakumbuye ibintu byiza. Niba wifuza ko niba ukunda Juno, andika muri comment ngo huha. Ntiwibagirwe kandi no gukora subscribe. Andi makuru ari kugenda acicikana ku mihanda nuko Kagarara niwe wabaye mu content creator mwiza muri uyu mwaka. Murabizi ni ibirori byari biri kubera muri Onomo Hotel. Kagarara uri kubona ko nyuma yaho ahuri na Ashton Hall, ubuzima bwe buri kugenda buhinduka mu buryo bugaragara, mu buryo wese ashobora kwibonesha akabona ko burya koko Imana irakora kandi Imana ni nziza ku buryo ishobora kuguhindura ubuzima mu kanya nk'ako guhumbya. Abakubonagamo nk'umuntu udashobotse cyangwa udashoboye, cyangwa se bakubona ko nta hantu hamwe uzagera, bagahita babona ko ubwo amizero yabo ari kuri wowe, ari wowe bafiteho nyine, batekereza ko ari wowe ushobora kugira ikintu bamarira, cyangwa se ari wowe ushobora kubateza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wowe ikintu ugomba gukora ni kimwe: focusinga ku bintu byawe, tuze, anytime God will bless you. I know Kagarara Imana yamublessinze, Imana imublessinga mu buryo bwinshi. Ukona ko akimara guhura na Ashton Hall akamuha imodoka, amuha miliyoni 7 zo gutangira umushinga, leta y'u Rwanda nayo ibifashijwemo na minisitiri w'urubyiruko bamukubita miliyoni 5, abivamo ejo atsindiye igihembo. Ubona ko nyine ubuzima bwahindutse. Ibyo Ashton Hall yamubwiye ngo genda ufungure ishuri bigiye kuba, sintekereza ko Kagarara azongera gusubira muri kaminuza, ahubwo azasubira ariko babaza ati se kugira ngo mbe naguramo imigabane birasaba iki? Kuko ubuzima bwamaze guhinduka. Yujuje abasubscribers 500, wabonye yayiserebuye video ye itigira amamiliyoni. Ubona ko amaze kuba mu big content creator muri Afrika. Ndetse Ashton Hall akigera muri Amerika yamubwiye ko very soon, bitarenze ibyumweru 2, bagomba kuba bari kumwe ku mucanga w'i Miami, bari kwinjoyinga ubuzima. Avuga ati life is good man.